kuwa gatatu ukwezi kwa kabiri itariki ya 4 uyu ni umunsi wa 35 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi: naraguhaye sinzakwambura, gusa gira umwete wo gukomeza ubirwanirira. Amen. Yuda igice cya mbere ku murongo wawo wa 3. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura, kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakageza iteka ryose. Amen. Umva mukundwa, shishikarira kurwanira ibyo kwizera. Twese abera twahawe rimwe, tubihawe na Yesu, tubihawe n'agakiza, tubihawe no gucungurwa, tubihawe n'urupfu ku musaraba kuzageza iteka ryose. Agakiza ntuzakamburwa, waragahawe, gusa wewe wakiyambura ukakivanamo. Ariko agakiza wahawe na Yesu ntabwo uzakamburwa. Gira umwete wo kugakomeza, wo kugarwanirira. Gira umwete wo gukomeza ibyo wasezeranijwe no kubirwanirira. Gira umwete wo gukomeza impano wahawe no kuzirwanirira. Tuzirekure, tuzizibukire, kuko nibyo wahawe. Ngo naraguhaye sinzakwambura. Imana ndiyicuza umuhamagaro, Imana ndiyicuza icyo yaguhaye, Imana ndiyicuza impano yayo. Imana ndagushima ko umuha imbaraga zo kugira umwete wo gukomeza no kurwanira ibyo wamuhaye. Amen.